haba kuri wowe by'umwihariko ndetse no kuri buri wese. Mboneyeho uyu mwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhire. Noneho kugira ngo uyu mwaka uzakubere umwaka mwiza, uzakubere umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kugubwa neza, umwaka wo gutera imbere mu byo uzakora byose mu buzima bwawe, ngiye kukwereka abantu ugomba kuzagera ikirenge mu cyabo. Uwa mbere ni Hana. Aho uzafata ibikubabaje, aho uzafata imitwaro ufite ndetse n'ibiguhangayikishije mu buzima bwawe, mbere y'uko utwita ukaba utwitse ibitekerezo by'ibyo uzakora ndetse n'ubuhanuzi, noneho ukamera nka Hana ugasenga, ntiwite ku biri kubaho mu rugo, ibyo Penina ari kugutera, ahubwo ugafata icyemezo ukavuga uti ibi nibyo nzageraho, nibyo nzahabwa ubwo ngiye gusenga Imana. Ukitangira gusenga mu buzima bwawe nk'uko Ana yabikoze, ugiye gutangira kandi nonaha uzagubwa neza. Mu nzira yawe uzatera imbere, mu murimo uzatera imbere, mu buzima bwawe uzatera imbere mu izina rya Yesu. Uwa mbere ni Ana, uwa kabiri ni Aburahamu. Igihe ugeze iruhande rwa Aburahamu ukagera ikirenge mu cya Aburahamu, ukaba witeguye gukora icyo Imana izagusaba cyose, Imana igushakaho. Imana yaramuhamagaye iti Aburahamu, Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti fata uwo mwana wawe, umwana wawe w'ikinege, hanyuma ugende ku musozi nzakwereka. Ujyeyo kare kare mu gitondo bukeye, yahise ko agenda gutamba igitambo. Uwiteka aramubwira ati Aburahamu, uramenye uwo mwana wawe ntumukozeho ikiganza, ahubwo icyo mbonye ni uko utsinze isuzuma. Abana bawe bazangana n'inyenyeri zo mu kirere kandi bangane n'umusenyi wo ku nyanja. Igihe wowe mu buzima bwawe witangiye Imana, ukamaramariza Imana, ukayumvira muri buri kimwe cyose, ukayumvira mu buzima bwawe, icyo gihe nibwo buryo uyu mwaka uzakubera umwaka mwiza, umwaka w'iterambere. Uwa mbere ni Hana, uwa kabiri ni Aburahamu, uwa gatatu ni Petero intumwa. Petero intumwa yari intumwa ikomeye cyane, ndetse aba umwigishwa wa Kristo w'imbere. Ariko umwami Yesu yamuhaye umuburo, aramuburira, ariko Petero ntiyabyitaho. Ati nta kibazo, njyewe niteguye kuzajyana nawe kandi niteguye kuzakora buri kimwe cyose. Mwumve ko yagize gukabya kwiyiringira, ari nabyo byatumye agwa. Mbere byatumye agwa, yikubita hasi ku butaka aragwa. Ariko Yesu amuhanze amaso, amubonye, ahita ko yemezwa icyaha yari yakoze. Ntabwo byabaye ngombwa ko yumva ubutumwa bw'isaha imwe ndetse no kumva Yesu amubwira ibyo yakoze, kubwo kumureba gusa. Nawe igihe umwami Imana azajya kureba, umutimanama wawe ukagira ibyo ukurega, ukajya imbere y'Imana ugasenga, Bibiliya ivuga yuko Petero yarize cyane. Igihe iyo myifatire uyifite, imyifatire ya Petero izaba ikurimo, ku buryo ikintu cyose kizaba kitagenda neza, ako kanya uzajya ugitunganya, ugikosora, uzagira umwaka mwiza, uzagira umwaka mwiza. Undi ni Pawulo. Undi ukwiriye kugera ikirenge mu cye ni Pawulo. Buri kintu cyose yabifashe ko ari amasomo byashize. Yaratekereza ati jyewe nari umugome, jyewe nari umutukanyi, jyewe nari umwicanyi. Ariko uhereye igihe yahuye n'umwami Yesu, ntabwo yigeze yongera kubaho nk'ubuzima yabayeho mu gihe cya kera. Yagize ubuzima bushya mu buzima bwe. Hariho abantu usanga bakiyoborwa n'ubuzima bwa mbere n'ubuzima bwa kera muri iki gihe.
Pawulo baramurenganyije, ariko Pawulo ati nta kintu na kimwe kizankura mu buntu bw'Imana. Igihe uzaba umeze nka Pawulo, hakabaho nta kintu na kimwe kigukura mu muhamagaro w'Imana, nta kintu na kimwe kigukura mu murimo Imana yaguhaye, mu bizakubaho byose, mu byo uzahura nabyo byose, yaba imisozi miremire, yaba imiyaga izaza iguhuha, ukavuga uti nta kintu gikwiriye kunkura mu mwanya Imana yanshyizemo. Ukavuga uti ubuzima bwanjye ntacyo ntibuzankura mu muhamagaro w'Imana. Ukavuga uti Imana, ubuzima bwanjye ndabuguhaye nk'impano, uzabukoreshe icyo ushaka. Ndamaramaje kugira ngo nzabashe gusohoza no kurangiza umurimo Mana wampaye. Igihe uzaba umeze utyo, uyu mwaka uzakubera umwaka mwiza, uzakubera umwaka w'iterambere. Undi nkubwira ni umusore Timoteyo. Timoteyo nubwo yari umusore, mbere yagiraga ubwoba, mbere yaratinyaga. Igihe icyo ari cyo cyose yabaga afitiye ubwoba abantu. Ariko Pawulo intumwa aramubwira ati umenye ko tutahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo icyo twahawe ni uko twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka w'umutima muzima, w'umutimanama muzima. Kangura impano ikurimo, kubw'ibyo ugire umwuka w'umusore. Igihe rero ugeze ikirenge mu cya Timoteyo, nawe ukajya ukangura impano ikurimo buri gihe, ijambo ry'Imana rikurimo, ndetse no gusobanukirwa ufite, ndetse na vision ufite mu buzima bwawe. Nka Timoteyo, uyu mwaka ndakubwiza ukuri wa 2026, ndetse n'imyaka izaza iri imbere, bizajya kubera imyaka myiza mu gihe cyo kubaho kwawe kiri imbere, mu izina rya Yesu. Vuga uti nzaba. Uwa mbere ninde? Hana. Uwa kabiri Aburahamu. Uwa gatatu Petero. Uwa kane Pawulo. Uwa gatanu umusore Timoteyo. Uwa gatanu ni umusore Timoteyo. Uzaba umusore, uzaba muto mu mutima wawe. Ndasenze kugira ngo Imana iteze imbere inzira zawe ziri imbere yawe. Kuba uri hano bigiye kukubera intambwe ugiye gutera imbere mu buzima bwawe, mu izina rya Yesu. Mureke dusenge. Data, turagushimye kandi duhimbaje izina ryawe. Mana, ndasenze nsaba kugira ngo ugere kuri buri wese, ukore ku byo buri wese akeneye, mu izina rya Yesu. Mwami, ndasenze kugira ngo ukangure abantu bawe, ku buryo wongera kudutuma kandi ugahagurutsa itorero, ugashyira hejuru itorero, ukavugurura itorero rikagira ububyutse. Mana, tuzi yuko wasubije, tuzabona umusaruro wabyo mu buzima bwa buri wese. Mana, urakoze kuko ubikoze, dusenze mu izina rya Yesu. Mwahawe umugisha, mushobora kwicara. Icyigisho ngiye kwigisha, ngiye kubanzirizaho ni kivuga ngo gukanguka kw'ishyanga ryera ridafite icyerekezo muri iki gihe cya none. Turebe Abami ba mbere igice cya 18. Tuze mu Bami ba mbere igice cya 18. Igice cya 18 umurongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali, abe ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Gukanguka kw'ishyanga ryera ridafite icyerekezo muri iki gihe cya none. Turebe ingingo 3 muri iri somo.
ingingo ya mbere iravuga ngo gukanguka kw'abavuye mu byizerwa muri Isiraheli badafite icyerekezo. Ingingo ya kabiri, guhaguruka kw'abambasaderi badafite icyerekezo muri Isiraheli. Icya gatatu, gukanguka kw'abakangura abandi badafite icyerekezo muri Isiraheli. Abakangura abandi bakeneye nabo gukanguka. Niyo mpamvu rero turi hano, twaje duturutse mu bice bitandukanye. Imana yaraduhagurukije kugira ngo tube abakangura abandi. Twebwe ubwacu dukeneye kubanza gukanguka. Gukanguka kw'abakangura abandi badafite icyerekezo muri Isiraheli. Mureke turebe ingingo ya mbere. Mu ngingo ya mbere tugiye kureba ingingo ivuga ngo gukanguka kw'abavuye mu byizerwa muri Isiraheli badafite icyerekezo. Muzi ibyabaye mu Bisiraheli. Turebe Umwami ba mbere 18 umurongo wa 17. 18 umurongo wa 17. Maze Ahabu abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli? Urabona ibyo uburyo umwami yabashije kumubaza, yaba kuhera ku mwami ndetse n'abari batuye igihugu bari bazi yuko hariho akaga, hariho amakuba, hariho ibyago. Imyaka 3 n'igice yari imaze nta biryo, hari inzara ikomeye. Noneho Ahabu nibwo yabonye Eliya. Noneho Ahabu abaza Eliya, aramubwira ati, uje unsanga kandi waravuze ngo ukurikije ijambo rigiye kuva mu kanwa kawe nta mvura izagwa mu myaka 3 n'igice. Wateje igihugu akaga, wateze amakuba akaga. Eliya nibwo yasubije ati, ntabwo ari njye wateje akaga igihugu, ni mwebwe mwagiye mu bigirwamana. Ntabwo ari njye wagateje akaga Ahabu. Iyo utaza kuzana ibigirwamana ngo abantu bajye mu bigirwamana, ntabwo ibi biba byarabaye mu gihugu. Reba umurongo wa 18. Umurongo wa 18 uratubwira ngo, nawe aramusubiza ati, erega si jye wateye Isiraheli uwo muruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko mugakurikira Bayali. Kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali, ibyo nibyo byateye amakuba, ibyago igihugu. Reka turebe umurongo wa 19. Umurongo wa 19 hagira hati, nuko none ntumirira Abisirayeli bose bateranire ku musozi w'i Karumeli. Bateranire ku musozi w'i Karumeli, kandi abahanuzi ba Bayali uko ari 450 n'abahanuzi ba Ashera basangirira ku meza ya Yezebeli, ku meza ya Yezebeli uko ari 400. Aba nibo barimo kubuza amahwemo igihugu. Aravuga ati, ni wowe n'inzu ya so n'abo bahanuzi ba Bayali basenga ibigirwamana. Ni mwebwe mwateje igihugu ibibazo, ni mwebwe mwateje igihugu akaga. Banzanire kugira ngo tubashe kuzana ububyutse, tuzane impinduka. Reba uko byageze ku murongo wa 20. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Hari umurimo wo kwitegura ugomba gukorwa niba itorero rizakanguka. Turebe umurongo wa 21. Umurongo wa 21 hagira hati, nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, umuntu umwe rukumbi wari wuzuye Imana, umuntu umwe rukumbi wari wuzuye imbaraga z'umwuka wera, niwe washoboye gukangura abandi. Uwo rero ashobora kuba imbarutso y'ububyutse turimo dushaka muri kino gihe cya none. Nuko arababwira ati, muzageza he guhera mu rungabangabo
cyangwa kubaho mudafite icyerekezo. Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali, abe ari we mukurikira. Ugomba gusobanukirwa ko abantu badashobora gukurikira Imana ngo banakurikire na Bayali. Ibyo ntibibaho. Hagomba kubaho amahitamo. Eliya abahitishamo, niba ari Bayali mumukurikire, niba Imana aba ari mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Baracecetse bitewe n'uko bibonye ko ari abanyabyaha, ari abanyabigirwamana, ariko twebwe tugiye gusubiza iki kibazo. Hanyuma turebe ingingo ya mbere mo ibintu bitatu. Icya mbere, ikimenyetso n'ikibi cy'abavugizi muri Isiraheli batari bafite icyerekezo. Icya kabiri, ibihe byabayeho no gusuzuma abantu bari muri Isiraheli batagiraga icyerekezo. Ingingo ya gatatu, turareba ingano no kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugome muri Isiraheli. Ingano no kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugome muri Isiraheli. Tugiye kureba ikimenyetso n'ikibi cy'abavugizi muri Isiraheli batagiraga icyerekezo, bari baheze mu rungabangabo. Mureke turebe Yeremiya igice cya kabiri. Hano Imana yahagurukije igihugu cya Isiraheli kugira ngo kibe ishanga ryera, igihugu cyera, igihugu cy'icyitegererezo, cy'intangarugero, kibwiriza ubutumwa ibindi bihugu byose byo ku isi. Nguwo wari umugambi w'Imana. Nuko Imana yari igambiriye kuzahindura ibindi bihugu byose byo ku isi ikoresheje Isiraheli. Turebe Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 3. Isiraheli yari uwera k'Uwiteka mu gihe cya Yeremiya ndetse no ku gihe cya Eliya. Isiraheli yari uwera k'Uwiteka. Abisiraheli bari abera k'Uwiteka, bari babone, yari igihugu cyera muri icyo gihe. Umuganura w'ibyo yungukaga, abamugirira nabi bose bazabihanirwa. Kandi ibyago bizabazaho, niko Uwiteka avuga. Igihe bari bari mu mwanya Imana yashakaga ko babamo, nta muntu n'umwe washoboraga kubatsinda, nta washoboraga kubanesha, nta n'umwe uwakoraga ku gihugu cya Isiraheli wese yabaga akoze mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka Imana. Ariko manuka ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 uragira uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, yemwe ab'inzu ya Yakobo mwe n'imiryango yose y'inzu ya Isiraheli. Umurongo wa 5. Uku niko Uwiteka abaza ati, gukiranirwa baso bambonyeho n'uguki kwatumye banyimura bagakurikira ibitagira akamaro, bari batakiri abera k'Uwiteka Imana. Ngo niki cyatumye munyimura bagakurikira ibitagira umumaro kandi bagahinduka nk'ubusa? Iki nicyo kibazo bari bafite, kandi abantu bose barabibonaga. Byaragaragaraga yuko abana ba Yakobo, Abisiraheli, bari batakyomatana n'Uwiteka, bari batacyumvira ijambo ry'Uwiteka, bari batakihimbaza Imana ngo abe ariyo basenga yonyine gusa. Turebe ku murongo wa 6. Umurongo wa 6 tugira uti, ntibarushya babaza bati, Uwiteka wadukuye mu gihugu cya Egiputa ari he? Bari baribagiwe uwabacunguye, bari baribagiwe agakiza kabo, bari baribagiwe uwababohoye akababatura akabanyuza mu butayu. Niwe waturongoye mu butayu, mu gihugu cy'umutwarwe n'imyobo. Bari baribagiwe
uburinzi Imana yari yarabahaye mu gihugu cyumye kirimo igicucu cy'urupfu, mu gihugu kitanyuramo umuntu kandi kitagira ugituyemo. Bari baribagiwe yuko ari ishyanga ryihariye, yuko ari igihugu cyihariye, yuko nta bindi bihugu bihwanye n'igihugu cyabo. Ibyo byose barabyibagiwe, bibagirwa uko Imana yabarinze ibacisha mu butayu. Ibyo byose bari barabyibagiwe. Reka turebe ku murongo wa 13. Murongo wa 13 hagira hati: kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo. Niyo mpamvu bari bakeneye gukanguka, baranyibagiwe kandi ari jye soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshereye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Bakomeze gusenga, bagiye gusenga Bayali, bakomeza gusenga ibigirwamana bidatanga amazi y'ubugingo, bibagirwa uwabahaye amazi y'ubugingo, wibagirwa uwabahaga intsinzi mu buzima bwabo. Icya kabiri tugiye kureba ibihe byabayeho no gusuzuma abantu muri Isiraheli batari bafite icyerekezo, bari baheze mu rungabangabo. Abantu bakagombye kuba barajyaga hirya no hino mu duce dutandukanye, bakavuga ugukomera kw'Imana, bakavuga imico y'Imana, imbaraga z'Imana, ibirango by'Imana. Imana bakayishyira hejuru, ariko abo bavugira Imana baratsinzwe. Ubwo batsindwaga nibwo n'abaturage b'Abisiraheli batsindwaga, nabo baratsindwa. Abami ba mbere 12:6. Abami ba mbere 12:6. Reba aho kugwa byatangiriye, gutakaza inzira ikiranuka, kuva mu nzira ikiranuka ngo bitangirira igihe umuyobozi yibwiye mu mutima we akagwa agata Uwiteka. 12:6. Maze Yerobowamu aribwira ati, ngaho bitangirira kugwa igihe umuntu atangiye kwibwira mu mutima, noneho ubwami buzasubira ku nzu ya Dawidi. 7. Aba bantu nibazamuka bajya i Yerusalemu gutambira mu nzu y'Uwiteka, imitima yabo izagarukira shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, maze banyice bisubirire kuri Rehobowamu umwami w'Abayuda. Uyu mugabo yibagiwe yuko Imana ariyo yafashe imiryango y'Abisiraheli, hanyuma imuha 10, hanyuma na mwene Salomo abona ahabwa 2, ahabwa imiryango ibiri. Noneho ibyo yabonye kubwo kwizera ashaka kubikomeza kubw'imbaraga z'umubiri, yashatse gukora ibyo yishakiye, yashatse kwiyobora no kwigenga. Ibyo ni ukutizera. Arayibwira ati, aba bantu ntibazakomeza bajya i Yerusalemu bakajya gusengerayo. Imitima yabo ntago yumvaga yuko imitima yabo igomba kugandukira Imana, ikubaha Imana, akaba ariyo iyoboka, kuko niyo yababwiye iti, dore iyi nzira aba ariyo munyuramo. Aravuga ati, bazamvaho babe batakinyoboka, kandi bazanyica, hanyuma bayoboke umwami Rehobowamu umwami w'Abayuda. Reba umurongo 28. Umwami ahera ko yigira inama mu mutima we. Urabona
ikibazo cyose duhuye nacyo dukwiriye gushaka inama mu ijambo ry'Imana, dukwiriye kugisha inama Imana mu kibazo cyose duhuye nacyo. Niba tutari mu rungabangabo, niba tugandukira ubushake bw'Imana, tutagandukira ubushake bw'umwana w'umuntu, tuzagisha inama Imana. Imana niyo tuzashaka mu maso yayo tuyigisha inama. Imana iti naguhaye imiryango 10, ikindi kandi sinzahindura gahunda yanjye, kandi iyo miryango 10 igomba kugumana nawe. Ntabwo yigeze abaza agisha inama Imana. Kubw'ibyo yagiye kugisha abantu inama, hanyuma bituma ahera ko yigira inama, arema ibishushanyo by'inyana 2 mu izahabu, abwira abantu ati byabarushya kujya muzamuka mujya i Yerusalemu. Yahishe ubwoba bwe, ahisha guhangayika kwe, yishushanya nkaho ashaka kurinda abantu. Ati bizabarushya, bizabagora kujya muzamuka mukajya i Yerusalemu, wa bwoko bw'Abisiraheli we, ngizo imana zawe zagukuye mu gihugu cya Egiputa. Reba iri shyano yakoze. Umurongo wa 29, maze kimwe agishyira i Beteli, ikindi agishyira i Dani. Umurongo wa 30, nuko ibyo bishushanyo cyangwa ibyo bibumbano biba ikigusha, ibi bigirwamana biba ikigusha, biba umutego, kuko abantu bajyaga baza kubiramya, ndetse bakagera no ku Kidani, ku kigirwamana cy'Ikidani, icyo kimasa kigirwamana cy'Idani. Umurongo wa 31, kandi yubaka n'ingoro ku tununga. Reba ku buryo yahenebere, yagiye kure, atoranya mu bantu bandi bose batari Abalewi, abagira abatambyi. Ajya no mu Balewi, ajya no mu bantu nako batari Abalewi, abagira abatambyi. Atera umugongo Abalewi, yirengagiza abantu Imana yari yaratoranyije kugira ngo babe abatambyi ari bo Balewi. Arabirengagiza, ajya kubatoranya mu bantu batari bagenewe umurimo w'ubutambyi, ari bo batari bagenewe umurimo w'ubutambyi. Nguko abantu banduye inyigisho nzima bazitera umugongo, ukuri kw'Imana bagutera umugongo, inzira y'Imana bayitera umugongo, ijambo ry'Imana baritera umugongo. Ibyo byose barabisibanganya, hanyuma bakora ibyo bishakiye. Uko bahindutse ubwoko bwavuye mu byizerwa, bwahenebereye. Icya gatatu, ingano no kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugome muri Isiraheli. Ingano n'ibikorwa, kwiyongera kw'ibikorwa by'ubuhenebere. Aba bahenebere, aba bavuye mu byizerwa, bazanye aya mabi yose yakorwaga mu bindi bihugu, bikomeza kwaguka, kwiyongera kugeza ku rwego igihugu cyose cyanduye. Abami ba kabiri 17, Abami ba kabiri 17, 3-3, 17, 3-3. Turebe icyo Uwiteka avuga, ngo bubahaga Uwiteka, ari ibyo bakomezaga kubahiriza, bakajya mu minsi mikuru ariko by'idini. Iminsi mikuru barayiziririzaga, ariko bikaba byari idini gusa. Ngo bubahaga Uwiteka, bagasa naho bubaha Uwiteka, bagasa naho bakora, ariko ibyo bakoraga byabaga ari iby'inyuma gusa. Imitima yabo itarimo, imitima yabo nta gukebwa, imitima yabo nta kwera. Ibyo bakoraga byari iby'inyuma gusa, byari ibigaragara inyuma gusa. Bagasa naho bubaha Uwiteka, batinya Uwiteka Imana, bakavuga bati
tuzajya twubahiriza iminsi mikuru y'Uwiteka yagennye yashyizeho. Niba tureba bazabona nk'aho dusa n'aho dukebwe, nibabona ko tutarya nk'uko abanyamahanga barya, nguko uko bitwaye, bakitwara nk'aho batinya Uwiteka, bubaha Uwiteka, kandi bagakorera imana zabo, ni bigaragaza ko ibyo bakoraga batubahaga Uwiteka Imana, batahaga Imana agaciro bitewe n'ibikorwa bakoraga mu buzima bwabo. Uko bari bahagaze, bari idini gusa, abanyedini gusa mu buzima bwabo, kuko bakoraga ibidakwiye, kuko ntabwo bayoborwaga n'Imana, ahubwo bayoborwaga n'ibigirwamana mu buzima bwabo. Birengagije, batera umugongo umuhanuzi w'Imana ari we Eliya, ahubwo bumvira abo bahanuzi b'Abayali b'ibigirwamana, aba ari bwo babayobora, kandi bahindurwa na Yezebeli. Yezebeli aba ari we bumvira amabwiriza yo n'amategeko ye, hanyuma bagaragara yuko bubaha Uwiteka kandi bagakorera imana zabo, bagakorera ibigirwamana. Iki ni cyo kimenyetso, kuko Abisirayeli barengereye, barakabya, bazana amabi ateye ubwoba mu gihugu, uko imigenzo y'amahanga bimuwemo yagenzaga, nguko uko bakoraga nabo. Manuka ku murongo wa 34 n'ubu baracyagenza uko bagenzaga kera. Bari barahenebereye, bari baraguye, barasubiye inyuma, barahenebereye. Kandi hano turabona ikimenyetso ndetse n'ingano y'ikibi yerekana yuko bari barahabye, bari barahenebereye mu buryo buteye ubwoba. N'ubu baracyagenza uko bagenzaga kera. Ntibubaha Uwiteka, ntibakurikiza amateka cyangwa imihango cyangwa amategeko Uwiteka yategetse bene Yakobo, uwo yahimbye Isiraheli. Ntabwo bumvira amategeko y'Uwiteka, ntabwo bakurikiza amategeko n'amabwiriza Uwiteka yategetse bene Yakobo. Uwo yahimbye nde? Uwo yahimbye Isiraheli. Timoteyo wa kabiri igice cya 3. Timoteyo wa kabiri, rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 1. Isiraheli ya kera, tugiye kureba Isiraheli y'iki gihe cya none. Isiraheli yo muri iki gihe cyo mu minsi y'imperuka. Abo tuvuga ni bande? Ni itorero turimo kuvuga. Tuze muri Timoteyo wa kabiri igice cya 3 umurongo wa 1 niho tugiye gusoma. Bibiliya iravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Munsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kandi iyi minsi turimo ni iminsi y'imperuka. Turebe ku murongo wa 2. Umurongo wa 2 ugira uti kuko abantu bazaba bikunda, abantu bazaba birebaho gusa, mbere yuko bareba amategeko y'Imana, bareba ijambo ry'Imana. Nyuma yuko bahaza imibiri yabo no kwishyira hejuru kwabo, bakumva ko ari bwo baba bakwiriye gutekereza Imana. Icyo rero nicyo kibi kiri muri iki gihe cya Isiraheli, ari ryo torero muri iyi minsi ya nyuma y'iminsi y'imperuka. Kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo. Ibyo usanga babifata nk'ikintu gikwiriye kwishimirwa, babifata nk'ikintu gikwiriye kunezerwa, kinejeje. Ugasanga mu buzima bwabo, urwo rubyiruko, abo bana ntibumvira base,
ntibumvira ba nyina, ndetse n'ababyeyi bo mu mwuka ntibabumvira ibyo, kandi bakumva ko nta kibazo, bakabifata ko ari ukugira ubutwari ndetse no kuba intwari. Ibyo rero nibyo turi kubona kuri Isirayeli, ariryo torero muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi y'imperuka. Indashima batarabera. Umurongo wa 3, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza. Umurongo wa 4, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, kuko ab'iki gihe bameze bateye. Umurongo wa 5 wagira hati, bafite ishusho yo kwera, nk'abana ba Isirayeli muri icyo gihe. Isirayeli wo muri kino gihe cya none ari ryo torero riracyubahiriza imihango ndetse n'iminsi mikuru y'itorero n'imigenzo y'itorero. Isirayeli y'iki gihe cya none ari ryo torero riracyafite imigaragarire y'inyuma, mu gihe bumva ko bafite uko bagaragara inyuma, bafite ko baboneka neza inyuma, bafite ibirango by'inyuma bigaragara inyuma gusa, batekereza yuko nta kibazo gihari, kuko bafite ishusho yo kwera. Hari ibikorwa by'idini bagikora, mu gihe ibyo bikorwa bigaragara yuko bihari, bakaba bakora ariko nta mitima yejejwe bafite, bakumva ko ibyo bikorwa bihari, bagatekereza yuko aribwo buryo bwo kubaha Imana, aribwo buryo bwo gutinya Imana, bagatekereza yuko igihe bari kumvira ibyo abana b'abantu bababwira, abo bana b'abantu b'abayobozi bababwira, bakabaha amanota meza, bitewe n'uko abenshi mu itorero usanga bumvira bene abo batabayobora mu nzira yo gukiranuka, ariko imitima yabo ku kazi aho bakora, imitima yabo mu ngo zabo, imitima yabo bari muri bene data, imitima yabo ikaba itubaha Imana, ahubwo muri bo bakubaha umwana w'umuntu. Baracyakora iminsi mikuru, baracyakora ibikorwa by'idini mu buzima bwabo, bagatekereza yuko bameze neza, nta kibazo bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Ni abanyedini bari aho, ni abashyushya ntebe, bumva ijambo ry'Imana ariko ntabwo barikurikiza. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Tuze ku ngingo ya kabiri. Mu ngingo ya kabiri tugiye kureba ingingo ivuga ngo guhaguruka kw'abambasaderi badafite icyerekezo muri Isirayeli. Aba ni abari bahize mu rungabangabo. Turebe Abami ba mbere 18 umurongo 21. Abami ba mbere 18 umurongo 21. Nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bayali, aba ari we mukurikira. Hanyuma byagenze bite? Abantu ntibasubiza ijambo na rimwe. Ndakubaza ikibazo. Ese abantu 7,000 bari hehe muri Isirayeli batigeze bapfukamira Bayali? Turabona Eliya gusa.
ntabwo dushobora kubona umwe muri abo bantu 7,000 b'abambasaderi bari bahagarariye Imana mu gihe Eliya yavugaga ati, gihugu mwe niki gituma muhera mu rungabangabo ntimugire icyerekezo, ntimugaragare yuko mufite aho muhagaze? Niba Imana ari Imana, muyubahe, muyiramye, muyisenge, ariko niba ari Bayali, mumese kamwe nayo muyiramye. Muri abo 7,000 nta n'umwe wigeze avuga ijambo na rimwe. Abambasaderi nabo bakeneye guhaguruka, bakeneye gukanguka. Abo bahagarariye Imana bose bakeneye gukanguka. Ibintu bitatu muri ingingo ya kabiri. Icya mbere, ikibazo cy'abantu babi batagiraga icyerekezo muri Isiraheli. Yaba ari hano, yaba hirya no hino, yaba ahariho hose. Dukwiriye guhitamo ntiduhere mu rungabangabo mu buzima bwacu, ahubwo dukwiriye kugaragara aho duhagaze. Ikibazo cy'abantu babi batagiraga icyerekezo muri Isiraheli. Icya kabiri, guceceka kw'abantu bareberaga imyifatire yo kutagira icyerekezo. Aba ni abareberaga ntibagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa. Guceceka kw'abantu bareberaga imyifatire yo kutagira icyerekezo yari iri mu bantu. Icya gatatu, amahirwe yo gukanguka kw'abadafite icyerekezo bafite kwihana, bari abizerwa mu kwihana. Icya mbere, ikibazo cy'abantu babi batagiraga icyerekezo muri Isiraheli. Igihe witegereze ijambo ry'Imana, turebe Hoseya igice cya 10 umurongo wa mbere. Hoseya 10 umurongo wa mbere hagira hati, Isiraheli ni uruzabibu rurumbuka rwera imbuto zarwo. Ibi imbuto ze nyinshi zamuteye kugwiza ibicaniro. Uburumbuke bw'igihugu cye bwabateye kwiyubakira inkingi nziza z'ibigirwamana. Reba ishyano bakoze. Umurongo wa 2, bagira imitima ibiri. Bagira imitima ibiri, noneho bazasanganwa igicumuro. Imana izasenya ibicaniro byayo. Igihe umutima ucitsemo ibice bibiri, ntugaragare aho uhagaze. Ntugaragare yuko uhagaze kuri Bayali cyangwa se uhagaze ku Mana. Abantu ntibabone aho uhagaze. Aho ukora, bagenzi bawe bakaba badashobora kubona aho uhagaze. Abavandimwe bawe bakaba badashobora kubona aho uhagaze. Waba uhagaze hejuru cyangwa hasi. Ndetse n'umutimanama wawe urabikwereka, urabiguhamiriza, urakwereka aho uhagaze. Ariko mu buzima bwawe uri mu rungabangabo. Hano Abisiraheli bagize imitima ibiri, bari abanyamitima ibiri. Nicyo cyatumye Imana ivuga ko basanganwaho igicumuro. Turebe igice cya 8 umurongo wa 3 hagira hati, Isiraheli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga. Basengaga Imana, byari byiza. Ijambo ry'Imana byari ryiza. Ndetse amategeko, amateka, amabwiriza ndetse n'amategeko y'Imana yari meza. Reba ibyo byose Abisiraheli barabitaye. Isiraheli yataye ibyiza. Abisiraheli bataye ibyiza, bataye inyigisho nzima, bataye agakiza ari ryo rembo ryinjiza mu bwami bw'Imana. Bari barariteye umugongo. Isiraheli yataye ibyiza
kubana n'abantu bose amahoro bari barabitaye, kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Isirayeli y'iki gihe cya none ari ryo torero ryataye naryo ibyiza, ryataye ibyiza, imbaraga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, atari imbaraga z'umubiri, imbaraga z'umwuka wera, atari imbaraga z'umubiri. Isirayeli y'iki gihe ari ryo torero, iryo ryarabitaye. Muzaba abagabo ku mpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Isirayeli y'iki gihe cya none, Isirayeli y'Imana, ari ryo torero ryaretse ibyo byiza byose, ibyo byiza byose, kandi bibagiwe itegeko ryo kuvuga ngo mugende mu bihugu byose. Abantu bibereye mu duce barimo, abantu bibereye aho bari, bahugiye mu gutera, bahugiye mu bikorwa byo gucuruza, bahugiye mu bikorwa bitandukanye, baretse umuhamagaro w'Imana, baretse umurimo, baretse inshingano y'Imana. Isirayeli yataye ibyiza, nawe umwanzi azamuhiga, umwanzi azamuhiga. Reka turebe umurongo wa 12. Umurongo wa 12 haragira hati, naho namwandikira iby'amategeko yanjye nkageza ku bihumbi 10, yayareba nk'ikintu cy'inzaduka. Zamuka icya kabiri muri ingingo ya 2 iravuga ngo guceceka kw'abantu bareberaga imyifatire yo kutagira icyerekezo. Guceceka kw'abantu bareberaga imyifatire yo kutagira icyerekezo. Hari abantu bicecekeraga, bari baricecekeye, barareba abasenga Bayali, barareba abarasenga Shera, ibyo bigirwamana, ariko bakicecekera. Barabona abantu baheze mu rungabangabo, ariko bakicecekera ntibagire icyo bavuga. Mwibuke ko iteka ryose rirahari, ntidukwiriye guceceka. Dukwiriye kuba abizerwa, tukaba abizerwa ku Mana, ntitube ba bantu batagaragaza aho bahagaze. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 17. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 17. Umurongo wa 17. Ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, Imana akaba ariyo wirata. Umurongo wa 18 haragira hati, ukamenya ibyo ishaka mu mutwe, mu gihanga cyawe, ukarobanura iby'ingenzi, mu kanwa kawe, kuko wigishijwe iby'amategeko. Tumanuke ku murongo wa 19. Ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima. Ukaba umurandasi w'impumyi kandi ukaba n'umucyo w'abari mu mwijima. Umurongo wa 20. N'umubwiriza w'abanyabwenge buke. Aba bantu bari baheze mu rungabangabo, batari bafite icyerekezo. Ibi nibyo byatumye baceceka, nibyo byabacecekesheje. Turebe ingingo ya 3. Ingingo ya 3 iravuga gukanguka kw'abakangura abandi badafite icyerekezo muri Isiraheli. Ndasenze kugira ngo Imana idukangure. Ndavuze ngo ndasenze kugira ngo Imana idukangure. Mureke duhaguruke
kugira ngo dufate umwanya wo gusenga, dusenge kugira ngo Imana igukangure